mbonye mwiza kandi nkunda kandi nubaha kandi moza ku mutima ni njyewe Delphine Uwingabire. Ni ukuri nk'uko mpora mbivuga kandi mbikubwira, unyumve ndakwinginze kuko mbikura ku mutima, ntago ari burage cyangwa joke. Zuba ryanjye, kibasumba wanjye, maso meza nk'ay'inyana, mukunzi nkunda kandi mwiza, nzagukunda kugeza mpfuye, kugeza iteka ryose. Impeta y'urukundo rwo kubana bakaramata, urutoki kubizi urabona ari izi ngizi. Jewe se mba mbizi. Njyewe rero nyine ku bantu babizi nkeneye umuntu kandi nimbonye ugomba kuzazishyira mu mwanya wawe. Ngiyo iri ku gahera yakagombaga kubiri hehe? Ahanga ku rutoki rwa kabiri. Urwo rukurikira. Yego. Aha. Iyo ngiyo iri ku rutoki rwa gatatu nayo igomba kubiri ku rwa kabiri. Kwibwiriye nta wundi muntu abicishijeho. Njyewe wari ubimbwiye ni ukubyakira nkamubwira ati merci murakoze cyane, ariko hehe n'ukundi ndemeye mbaye Manserime. Manserime. Ngoma? Ntabira nkaba Manserime. Manserime? Ya. Andi Imana ntago wayivuguruza. Ni ikihe kintu kigutera imbaraga zo kumva ukomeza kuvuga ati njyewe nzamukunda yankunda tankunda, nzamukunda yaba afite umukunzi yaba atamufite, ukaba urenzo n'ijambo ryo kuvuga ngo rasi ikuramo seti? Ni iki ushingikirije? Manina ya viki yanifanya niwe jasiri, yabumugisha nikirukaruka uzana amen. Yes, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda kureba ibiganiro byacu twitwa Ukwezi Official, tukongera tukitwa Ibyahanuwe TV ndetse na Bikari TV Show. Nibyumvikana nitwa Devoso Muchas, ndi kumwe na IT, nkaba ndi kumwe na Bikari. Kuri kamera murahabona undi muntu, turaje tumereze ikaze, ariko ndakeka abantu benshi mumaze kumumenya kubera yuko amaze guca kuri screen nyinshi cyane. Niyo mpamvu natwe turongeye turamugaruye, ni nk'ibisanzwe. Urongera wivuga se cyangwa abantu bamaze kukumenya? Akurivuga nta kibazo kwivuga, na soni biteye. Yego. Bibwire noneho nanone, ariko biranashoka ko hari n'umuntu ubukubonye n'ubundi akubonye bwa mbere, nubwo hari abantu benshi baba barakubonye, biba byiza iyo wongeye ukivuga. Amazina yanjye ni Delphine Uwingabire, YouTube channel ni Delphine Official. Miss Mbonyi. Miss Mbonyi? Yeah. How are you? I'm fine. Are you fine? Yes. How do you do? Kwikomereze nta kibazo. Ako karagusovye. Umeze neza? Yego. Na Mbonyi wawe? Yego. Use Mbonyi ahantu wamushyize nihora? Yakagombye kujya. None wamushyize? Ariko n'ubundi nubwo mureba aha, ari ahantu hatatu. Hehe. Ku mutima. Yego. Kuri screen. Yego, aho ngaho ngo bahita ngo iki? Kuri screen hano. Aho ngaho, yego. No ku mutima. Yego. No muri telefone. No, mpaye nka data. Hose wamushyizemo? Yego. None se umaze igihe ugaragaye ku mbuga nkoranyambaga nk'umuntu ukunda umuntu witwa Israel Mbonyi, aka kanya ntago urabona aka message nibura gaturutse ku muntu witwa Israel Mbonyi? Urumva? Ari umuntu uherutse kuntuburira ambwira ko ari we, ariko naciye kinze nsanga si we. Usanga ntago ari we? Ko naramubwiye nkeneye ko uvuga ugaseka n'aya maso nkakubona kuri Mbonyi. Yanga kunyiyereka. Yanze kukuyereka? Urumva ko atari we rero. Kuko njyewe nari nkeneye ko anyereka iyi face nkabona ko ari we. N'aya maso meza nk'ay'inyana. Ngo nk'ayiki? Subiramo. Nkareba nyine n'aya maso meza nk'ay'inyana. Yego. Nkagira ngo ndebe ko ari we. Umujama yanga kunyiyereka. Ese iyo bavuze ko umuntu afite amaso nk'ay'inyana, buriya aba afite amaso ameze gute? Amaso meza cyane y'urwererane. Yego bambaye. Yego. Buriya rero njye nta nubwo mba mbizi.
mba ngize amahirwe yo guhura nk'umuntu nkawe hanyuma ukansobanurira. Aha, uwo muntu rero byaje kurangira gute? nyine byarangiye yanze kunyereka, mbona ko ari umuntu wankinishaga, mpita muboroka. Ahubwo ikintu nsaba Mbonyi, nambabarira mfashe rwose yigaragaza umutima utaransimbuka cyane ngo umvemo. Uko byagenda kose cano 3 zikuri imbere ntago hazaburamo cano n'imwe Israel Mbonyi areba. Ndabizi n'umuntu ukurikirana imbuga nkoranyambaga. Ni ukuri rwose icyo mwisabira nabyumva. Aka kanya birashoboka ko ari kukureba. Gira akantu mubwira amagambo meza y'urukundo. Cyambere nuko mukunda Byonyine muhoza ku mutima, kandi nkaba nkeneye kubonana nawe, guhura nawe byonyine. yego. Oya, amagambo y'urukundo si ubwo wavuga ngo ndagukunda byonyine ngo ndashaka kubona nawe n'umubonana. Imagine ko muzabonana, amagambo uzamubwira ni ayahe? Niwe mucyo umurikira, akaba urumuri rumurikiraho mbaye ngeze mu mwijima, kuko mu byiyumviro byanjye uko mbaye kose n'ibyo nkora n'ibyo ngenda mu byose, ko mba mbona ndi kumwe nawe nta kibazo. Mama muri kumwe nawe? Abanshi intege nta kintu bintwaye, kubera ngo gukunda Mbonyi, ariko njye ntago nzamureka. Ariko ujya ureba comment, ujya usoma comment? Comment ndazisoma. Urugize isoma? Yego. Hari akajambo ukomojeho uravuga uti ngewe abantu banshi intege rwose ntago mbitayeho. Ni nk'iye comment ushobora kuba warasomye ukavuga uti iyi comment ni mbi pe, ukavuga ati comment iri kunshi intege. Barambwira ngo nshire birarura. Indi comment ngo nimba bazanye ngingwe mu mujyi. Oya. Indi comment ngo nguriya muntu ngo nago twahuza ngafite amafaranga, kandi ngaraba kandi bakobwa bandi nabo bayafite. Guys rero urukundo nagara amafaranga. Yego, gusubiramo ko kantu uti guys babwire ubusobanurire neza. Guys urukundo nagara amafaranga. Urukundo ni ibikorwa. Kandi urukundo rujyaho rushaka. Kandi ikindi ni Imana ibigena, ko twebwe abantu twakwishoboza. Imana ni ishobora byose. Imana ni ishobora byose. Ubu tuvugana wowe nje nawe, Imana itabyemeye nabo twahura. Wapi ntago byakunda se nyine? Ubwo urumva hamwe no gusenga, icyo nsaba abantu haba ari abankunda n'abanyanga, ngenda bakunda bose. Yego. Impande zose. Ariko kuri nje we ntago wahindura umugambi w'Imana. Yego. Kuko Imana yivuze biraba yategeka bigakomera. So ubwo rero kuba nje narafashe icyemezo cyangwa umwanzuro, nkavugana ngewe kugira ngo mpenwe n'agahinda, mbe najya mu mugozi ngo njye kwiyahura, ngomba kuvuga ikindimo. Gusa byari kurinda bigeraho wajya mu mugozi ukiyahura? Urumva birashoboka cyane. Yego. Kuko hari ukuntu ubona umuntu bikakurenga cyangwa ugakunda umuntu bikakurenga, kandi utari bwamubone, ukibaza uko uzamubona. Urugero, ushobora kuba uri mu ntara cyangwa se mu byaro runaka, ukambwira ngo uzahura n'umuntu w'i Kigali cyangwa se umuntu uri i Burayi, biba bigoye. Ariko iyo ushyizemo imbaraga n'ubushake, Imana iravuga ngo ari ijambo ritubwira ngo ufite iki ngo mpereho, wowe kora ndagushyigikira. Kimwe nuko iyo abantu babiri cyangwa batatu bateranye, Imana iruruka ikabana nabo igaza kwifuza kwabo. Jewe rero ndabwira bari abantu ko inshuti n'abavandimwe baba bavuga ngo nagatwiko niki, usiyongeza ngo nabwo biranambabaza, kuko nge navuze icyifuzo cyanjye ntago ari agatwiko. Yego. Ariko se koko si agatwiko? Kuko nanjye nabanje kubibona ndavuga ariko uyu muntu ari kwitwikira. None wowe uri kuvuga uti si agatwiko, kandi koko n'abantu muri comment baravuga ati ni agatwiko, aba bantu ntago baberanye. Ni iki kintu kitwemeza ko atari agatwiko? Ngiye ku giti cyanjye nuko muzabona n'undi ntaretse kubivuga ntamubonye. Yego. Ariko ikibazo cya mbere nshaka kukubaza, hari abahanzi benshi, hari abasore benshi, baba abuzi nabo wenda ushobora kuba uzi mutaziranye, kubera iki wahisemo Israel Mbonyi? Mbonyi araririmba, kandi indirimbo ziwe harimo amagambo akora abantu ku mitima. Hari abandi benshi baririmba nabwo akagera ku mutima. Ubwo nyine urumva kuri njyewe,
ariko kuri njyewe nimba nta muntu namugereranya nawe ku isi urumva ko ari urundi rwego. Ikindi mbona ari umuntu utagira ngo abe yajya mu gakungu. Nta gakungu k'urubyiruko ajyamo? Mbona ntako. Kandi nkabona ari umwana nyine ari umusore mwiza witonda. Yego ikindi reba aya maso yiwe areba neza. Yego yego areba neza kandi umureba ubona nta kintu atwara. Afite face nziza cyane. Afite face nziza cyane. face ntabwo nzi ibyo ari byo. Ni face ni iki? Ateye neza nta kibazo. Ahiga isi yose. Iyo bavuze face ni ukuvuga ngo abateye neza. Ubwo nako ndakunda akamenya. Komeza uvuga ibindi bintu ushobora kuba waramukundiye. So bitanu ni ibyo. Bitanu ni ibyo. Ariko kandi ndi kubona ufite impeta. Izo mpeta ni ndazikwambitse. Byaje kurangira muhuye arazikwambika cyangwa n'undi muntu? Kuzambara ninjye waziyambitse. Ndashaka nyine ko ari izi mpeta nyine uzazishyira mu mwanya wazo. Ntabwo ziri mu mwanya wazo? Yego. Gerageza utwerekeho. Naho bireba sura nari ziri mu mwanya wazo. Ndi kubona ziri mu mwanya wazo. Ese ubu ngubu impeta y'urukundo rwo kubana bakaramata. Urutoki kubizi urabona ari izi ngizi. Jewe se mba mbizi. Njyewe rero nyine ku bantu babizi nkeneye umuntu kandi nimbonye ugomba kuzazishyira mu mwanya wazo. Nk'iyo ngiyo iri ku gahera yakagombaga kubiri hehe? Ahanga ku rutoki rwa kabiri. Urwo rukurikira. Iyo ngiyo iri ku rutoki rwa gatatu nayo igomba kuba iri ku rwa kabiri. Izo se zikajya ku rutoki rumwe? Nuko nye zitandukanye. Biba bisobanuye iki iyo zigiye kuri urwo rutoki rwa kabiri? Aba ari mariye. Se bambe. Hano aba ari fiyansaye. Ni ukuvuga ngo wowe ujya utekereza ukumva ko Israel Mbonyi hari igihe kizagera mu kimariye. Ariko nyine gukunda si kuba ngiye mukunda nkeka ko atari ikosa cyangwa icyaha. Ariko nanone si itegeko kankunda. Ntabwo ari itegeko. Ni urugero none ntabwo umuntu yagutegeka nyine gukunda umuntu. Narinzi yuko we muri we mu byiyumviro bye ntugomba gufata umwanzuro. Apana abantu baza bavuga ngo ibi n'ibi ntibyashoboka. Uramutse uhuye n'umuntu witwa Israel Mbonyi akakubwira ati ntago mpanye nawe ndeka ntago twukundana nanjye nawe byashoboka, wabyifata mute? Njyewe wari ubimbwiye. Ari ubikwibwiriye nta wundi muntu abicishijeho? Njyewe wari ubimbwiye nuko byakira nkamubwira ati merci murakoze cyane ariko hehe n'ukundi ndemeye mbaye Manserimi. Manserimi. Ngoma? Ntabira nkaba Manserimi. Manserimi? Manserimi ni iki? Bishatse kuba nyine umuntu w'umumanseri ataba mu kigo atari umumanseri. Kuba manseri utari umumanseri nyine ugapfuta byawe utanashatse. Ubwo se nibyo koko? None se ko nta wundi muntu unyuze? Ariko ubu ngubu kuva wabaho nta kandi gasore karakuyongoza kaguteretse kakwemeze kwera? Ubu ngubu ntawe. Ariko yabayeho? Ubu ntawe kereka. Ariko nyine yabayeho? Kera nyine. Ko bajya bavuga se ngo abamansera ngo hari ukuntu ngo baba batarakoze umuti. Wowe bwo ngo uri aho ngaho gutyo gusa nta muti wigeze ukora? Ntawo pe. Yego. Ko natangiye kuririmba mfite imyaka 10. Kandi nabaga muri korari. Yego. Ariko kuba waririmbaga ntabwo bivuze ko wakora umuti. Oya kuko tuvuka mu muryango wa pasiteri. Papa ni pasiteri, mama ni umudiyakoni. Urumva ni kwa kundi saa 9 zigera saa 10. Akahita avuga ati mwana wanjye uri hehe? Ahita kubaza ngo uri. Urumva nimba tuvuye gusenga urakinana n'abandi bana aho ngaho. Maze iyo ugiye nyine utarutse nyine yibwira ko wagiye hanze ariko twebwe ntabwo ibyo bintu tubizi. Hanyuma nari nkubajije aramutse akubwiye ati ntago nkushaka urabisubije, aramutse none hakubwiye ati ni wowe mugore nari ntegereje, rwabyifata mute? Nabyakira neza. Nabyakira neza. None wowe sijya kubivugira abanza uramwenyura. Nicyo kintu cya mbere cyiza mva uhise umwenyura. Ubwa mbere nakubaje naramutse akubwiye ati
sinkushaka, mbona ubaye igikara mu maso. Nkubajije ukuntu wabyitwaramo aramutse akubwiye ati ni wowe mugore wanjye, akamwenyu karakusaba, ni ukubera iki? nyine nuko mba nishimye binyuze kandi aribyo byifuzo nshaka. Yego. Nese ubundi Israel Mbonyi umufata nk'iki kuri wowe? Mufata nk'umugabo wanjye. Oya. Yego. Iryo jambo buriretse. Nyine mbe ndiretse ariko umbwiye uko mufata. Kuri njye mwubaha nk'uko yaba umugabo wanjye. Ako nyine ntago raba we. Uvuze ngo nyine uri kumva? Yego. Umbajije uko mufata. Yego. Ntago mufata nk'abandi bose, ngo mufate nk'inshuti. Ikibazo umufata ngo nk'umugabo wawe, kandi umugabo wawe ni umuntu mushobora kuba mwarabanye mu buryo bw'amategeko, uretse gatoya sino kubitegura. Mwarabanye mu buryo bwemewe n'amategeko, ikindi hari ibindi abantu bajya bagenderaho. Ngo hari ukuntu muba mwarabanje murakabigenza mukabanza mugahuza imibiri. Impamvu ndi kwisabira rero nkivugira, barambaza bati ni urukundo umukunda, ni urw'ubushuti cyangwa ni urw'abantu wenda babafana? Nkavuga ni hoya. Ukabwira uti ntago ari byo. Niyo mpamvu rero mbajije uti kuri wowe umufata uti, kugira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi hatazagira undi muntu uza akamuntanga cyangwa se akaba yakwivugira, njyewe nkajya mu gishanga. Njyewe urukundo mukunda mufata nk'umugabo, nk'uko ari umugabo wanjye, kuko ndamwubaha cyane. Ariko se ko mu minsi ishize rwose hari abantu bigeze kuza bagaragaza umukunzi we wanyawe, kandi koko w'ikizungerezi ufite amafaranga nk'uko abantu bo muri komenti babivugaga. Nkawe uzabyakira ute nubona Israel Mbonyi aramutse agaragaje umukunzi we wanyawe koko? Erega buriya wanyawe kereka umbwiye ko babana, naho batabana buriya narasikuramo seti. Hoya, Imana yabyemeye. Ubundi iyo Imana yagutunze inkoni cyangwa Imana yakubwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe, kora, ubundi Imana igushyigikire. Kuko kumbwira ngo ibyo byose wenda ashobora kuba ahari, sinanabizi, ariko buriya rasikuramo seti. Imana yo yabyemeye. Ariko se kandi Imana ntago wayivuguruza. Ni ikihe kintu kigutera imbaraga zo kumva ukomeza kuvuga ati njyewe nzamukunda yankunda tankunda, nzamukunda yaba afite umukunzi yaba atamufite, ukaba urenzeho n'ijambo ryo kuvuga ngo rasi ikuramo seti? Ni iki ushingikirije? Njye nuko mbyizeye ko Imana ibishobora ibintu byose. Ni ukuvuga ngo wowe ugendera mu mugambi w'Imana. Njyewe ikintu mvuga ko aho navuga ni ubundi ijambo nkeneye ni Mbonyi wenyine ugomba kuriho. Ariko se ko numva wizera umugambi w'Imana, igihe uzasanga noneho umugambi w'Imana atari uwo nguwo, atari uyu nguyu, nyine njyewe ukuntu mbyumva kandi binameze muri njyewe, ijambo nkeneye ni irya Mbonyi wenyine. Kuba yambwira uti dore mfite undi mukunzi ngiye kubaka, kandi wavuze uti nizera Imana, ariko ako kanya uri kuvuga uti ijambo rya Mbonyi niryo nkeneye, Imana isuritera ishoti. Oya, nyine Imana ndayizeye. Warumbajije uti afite undi mukunzi. Oya, ibyo ni ibya mbere. Ahubwo nari nkubajije ngo igihe uzasanga umugambi w'Imana atari Mbonyi, atari nyine Mbonyi atari we wawe, Imana ikakubwira uti wa mukobwa we ntago Mbonyi ari uwawe, Mbonyi afite uwe, nawe hari uwo nakugeneye. Oya, ibyo ndabyizeye ntabwo uzayihakanya, kuko buriya Imana nkeka ko atari njyewe ibi byose wiyobora, kuko Imana mbere yuko dutera ikirenge tujya kuvuga, Imana iba yadushyigikiye kandi niyo ibasha kumenya ko ibyo tugiye no kuvuga. Yego. So ubwo rero hagati aho ngaho ukuntu mbibona se cyangwa binari, umuntu nkeneye wenyine wo kumbwira uti ibyo bintu byihorere,
ntibyakunda ntibyashoboka mbonye wenyine mbonye wenyine n'ushobora kukubwira ati ibyo bintu byihorere eh n'Imana niyo yakubwira ati si uwawe uzayihakanya mpaka ndabanza njyewe mpure na mbonye abinyibwirira ubwo bivuze ngo ntabwo ukizera Imana wenda yizera kuyizera kandi iramutse ikwibwira uti ntabwo ari uwawe wabyanga ahubwo ugategereza ijambo rya mbonye kandi mbonye nawe umuntu wizera ko ibintu byose mbyikoresha rega nanjye ndi umukozi wayo byose ntabwo ari njye ubyikoresha ndi umukozi wayo nk'ubu ngubu mfite n'indirimbo igiye gusohoka bita amaraso kandi nese si aririmba Imana siramye isukuramye no guhimbaza nanjye ndi umukozi wayo yego ndacyo ibyo by'indirimbo turaje tuhite tujyaho mu kanya iyo uje mu kiganiro ukazana iyo Bibiliya isobanuye iki kuri wowe ni ijambo ry'Imana kuki uyizana mu kiganiro ntabwo njya nyisiga ahantu hose mba ndi kumwe nayo ko n'igihe njya no gusenga no mu butayu n'iyi foto tuba turi kumwe kuko mba ngiye gusengera mbonye wanjye muba muri kumwe ariko buriya indirimbo ya mbonye ushobora kuba ukunda ni nk'iyihe kuko wavuze uti aririmba neza bimwe mu byo namukundiye harimo n'ijwi rye ndetse n'indirimbo aririmba kuri wowe indirimbo ujya wumva ukavuga ati iyi ndirimbo ni nziza hari ukuntu umuntu yumva indirimbo ikamushesha urumeze wowe ni nk'iyihe ndirimbo yambonye wumva iri imbere y'izindi zose ndicaye ntegereje kugasa oya uri kuririmba gakeya uri kuririmba nk'utifitiye icyizere kandi uri kuri kamera 3 nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani na dhiki yanifanya niwe jasiri yabona umugisha nikirukaruka uzana amen ako gace ndashaka kukaririmba none ugafinyora fresh ukumva ujya kugasubiramo wifite ikize mu kanya ukaririmbye nta kizere ariko none twagiye ukaririmbe kandi uzamura ijwi mu kanya ukaririmba gakeya zamura ijwi twagiye nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani na ya dhiki yanifanya niwe jasiri yabona umugisha nikirukaruka uzana amen yabura umugisha yego ako kantu yabona umugisha nikirukaruka oya kariri gusubiremo yabona umugisha yabona umugisha nikirukaruka uzana amen ako kantu k'umugisha karimo kandi indirimbo ni igiswahili yabihaye umugisha haleluya amen haleluya amen ririya jambo ni yabihaye umugisha yego bambe ntago nabyumvaga ngo yabihaye umugisha indirimbo kubera iki ukunda ndayikunda cyane kuko hari indirimbo nyinshi harimo n'ikinyarwanda kandi igiswahili rimwe na rimwe harigiye kugifata bigorana ariko iyo ndirimbo kubera iki ariyo ukunda kurusha izindi nuko yaririmbamo mpita numva meze neza ntuje yego ukaba wumva yayiririmbye mpita numva mbese umutima wanjye uhita usimbagurika ukuntu nkumva ko ariyo ngomba gutekereza mu mutwe wanjye none se hari abantu aka kanya bari kudukurikira batabasha kumva ibyo ndirimbo ivuga iyo ndirimbo mu magambo make wenda si ngombwa ngo usobanure ijambo ku rindi ishatse kuvuga ngo iki byanze bikunze indirimbo y'umugabo wawe ntabwo wabiyoberwa mu magambo makeya witsindwa gerageza jya utsindwa wagerageje oya ntabwo turi bugende utatubwiye jya utsindwa wagerageje ibyo ngibyo babyita nk'ubunebwe shira ubunebwe cya mbere nyine amagambo harimo guhabwa umugisha harimo kubona umugisha harimo kugendana n'Imana ibintu nk'ibyo yego nicyo bisobanuye hari indirimbo rero wahuze utwumvisha ukavuga ati ngewe iyi ndirimbo irarenze iyi ndirimbo ngiye kwisora kandi iyo ndirimbo harya wayihimbiye Israel mbonye yego kubitaho
Nikubiteho kubitaho pe. none aka kanya itarasohoka subura. Oya, Mm. ntabwo uyiririmba yose, ni ugutera abantu amatsiko ku buryo baba bari na hariya rwose bari kuyumva bakavuga ati iyi ndirimbo turayitegereje, dore kandi agiye gucuranga. Se ntabwo ari wowe wayiririmbiye? Oya ni njyewe, Mm. ariko nese ubu bwari ikosa naba nkoze. Okay, ntacyo. Mm? ririmbaho rwose. Nzakubaha kandi nkubahishe, wowe uri inyenyeri imurikira. Mbonye ndagukunda kandi ndagushaka, nyumva ndakwinginze. Nzakubaha kandi nkubahishe, wowe uri inyenyeri imurikira. Mbonye izuba ryanjye, uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira nkatambuka. Mbonye ndagukunda kandi ndagushaka, nyumva ndakwinginze. Nzakubaha kandi nkubahishe, wowe uri inyenyeri imurikira. Iyo ndirimbo ni ndagufashije kuyihimba? Ntawe. Ni wowe wayihimbiye? Yego. Yego. Nese burya uri n'umuhanzi, kumva uri umuhanzi? Yego. Buriya hari ukuntu abantu bavuga ibintu batazi. Ibintu byose ngenda byikorera, ndi umuhanzi. Uri n'umuhanzi? Yego. Wabitangiye ryari se? Natangiye kwandika 2014. Na 10? Na 4? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Mfite 23. Yonyine? Njye mfite imyaka ingahe? 22. Cyangwa wari ufite 23 icyo gihe? Hari umuntu waje muri comment aravuga ngo arakuzi. Ntago vuga ka message ya comment yashyizeho cyangwa ihorere. Yavuze ngo iki? Barakuzi. Byashoboka. Nese siba mu gihugu. Ariko ubundi uvugaye? Ihuye. Uri wihuye? Yego. Hayi nka data. Bise barabizi ko umukobwa wabo yabaye icyamamare hano i Kigali ra? Nago mbizi kuko urumva na kera nkitangira kwandika indirimbo. Hari ukuntu abantu bivugira yabo nyine baguca intege. Ariko nyine buriya nago waca umuntu intege. 2014 wari umuhanzi? Nibwo natangiye kwandika. Watangiye kwandika 2014. Buriya nta kuntu ushobora kuba utubwira nk'indirimbo yawe ya mbere wanditse yitwaga ngo iki? Ushobora byose. Ushobora byose. Wari uyihimbiye iki, Imana cyangwa? Nari mpimbiye Imana nyine. Nandimo mvugira abantu ko Imana ishoboye ibintu byose, nta kintu na kimwe cyakinaniye. Yivuze biraba yategeka bigakomera. Yego, koresha amasegonda 30 uririmbeho gato twumve. Guys, YouTube channel yanjye ziriho ni Delphine. Ariko se indirimbo za kuziririmba nabyo bigiye kuba ikibazo? Mana yacu ushobora byose, amaboko yawe arihagije. Mana kiri cyubahiro cyawe, Mana kiri cyubahiro cyawe. Uri Mana yatabaye, basadura ke bangakuramya. Izindi Mana Uwiteka, waraje Mana ubana nabo. Okay. Hari n'indi naririmbye nzamubona. Kwera ukuntu nakundaga Mbonyi. Biba ngombwa ko nandika indirimbo yo kuramya no guhimbaza. Ya Mbonyi se? Uvuga ngo nzamubona. Yego. Nayo ririmbaho. Iyo nyine aririmbiwe Imana, ariko nyine mvugo nzabona. Nta kibazo. Hari ukuntu abantu bambaza ngo ninde mvu navugaga. Kandi yari Mbonyi. Kubitaho. Nzamubona umwami wanjye, kuko ni mbereye maso. Yesu ngesi nzakuvaho, ndamye ibigirwamana. Umuriro nawunyuzemo, navuyemo ndi muzima. Nzamubona umwami wanjye, nimubona nzamuhobera. Mbega ibyishimo nzagira, ndi imbere y'Imana Data. Haleluya,
haleluya, dushimire umwami Yesu, haleluya, haleluya, dushimire umwami Yesu. Turi kugana ku musozo, reba ukuntu ubwira amagambo Israel Mbonye nk'umuntu kwicaye iruhande, nubwo ari ifoto ariko ameze nk'umuntu kwicaye iruhande, hanyuma tugane ku musozo. Mbonye mwiza kandi nkunda kandi nubaha kandi moza ku mutima, ni njyewe Delphine Uwingabire. Ni ukuri nk'uko mpora mbivuga kandi mbikubwira, unyumve ndakwinginze kuko mbikura ku mutima, ntago ari blague cyangwa joke. Zuba ryanjye, kibasumba wanjye, maso meza nk'ay'inyana, mukunzi nkunda kandi mwiza, nzagukunda kugeza mpfuye, kugeza iteka ryose. Urasoje? Yego. Okay, turabashimiye namwe rero bantu twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ibyo agaciro kanini cyane kuba mwatugiriye icyizere mukavuga muti reka tubane muri iki kiganiro tukagitangirana tukanagisozanya. Ariko nshuti zacu mujye mwibuka no kuri kudushyigikira, mukore subscribe, murayikinge video. Buriya kurayikinga video hari ikintu kinini muba mudufashije, nubwo nta mafaranga wenda runaka ubushyizeho, ariko hari ukuntu ubo ukoze ikintu cy'agaciro, naga comment wagasiga ubonye udafitemo courage yo kwandika ibintu byinshi, ushobora gusiga imitima ukigendera. Nitwa The Voice wa Mujasi. Imana ikomeze ibarinde mu byo mukora byose kandi ibahe umugisha.